kazi. TETEVIDE. TETEVIDE. Ngarambe. Wewe Ngarambe mabuja. wewe ndo. Sawa jesi. Iriya myenda sange wayifuze saro irasa nabi zo kwitunganya kazo muteka kare. Sibyo? Sawa tugiye kukazi. Sheri tugende. Ariko mabuja. Anje munzu na bya bintu bajya bazanira abana ibirinda. Wewe bikore neza. Kibazo. Kumbuka bacunga neza nkamenya ko bagiye. Ararindisha. Ubu nanjye iki gihe ni nako kandi ko kuba nakwidagadura nkaryoha nkamera neza. Ndahiro. Hero kuri radio ncuranga n'uruteleviziyo. TETEVIDE nshya. TETEVIDE mu kwasiko. Hera kuki. Yarye muto. Ibi bikagari bashyira mu nzu. Ibi bikagari bashyira mu nzu. Ariko undi inzu igomba kuba iyanjye ayegukana nkaryoha umuziki. Ndebe n'iri telefone mpamagare kwanza shiri. Kuki ubundi uriya mukobwa ntamubwira yuko ibi byose ari ibyanjye kumwereke yuko ahangaha ari iwanjye kiriya kazi nanjye gakomeye nkashyiramo umuziki hariye ngoma uretse manzi nabyo umuziki urebe telefone byambuza abashyirwa urumva ngiye ngoma ariko gutataza ngasange nanjye ndi hariye ngoma urusemero abicomeka batema ariye biba bicomekira bajombamo kata bifungura bati nyamara uko bagenda babijomba chomaje kacomeke ibinyabazungu nabyo rwose binabyo n'abana bawe ndahabonye ndahafatishije ibinyamo n'abakandakanda iki ni icyaha telefone babyose bakoresha n'amayinite. Alo sheri. Umeze ute mukunzi? Ariko yuko nakubwiye ko mukunda kandi ariko bizahora. Ahubwo se uyu munsi turi muri weekend. Mba nafashe akaruhuko burya bwose. Abishinyagura. Mba ndigeye nyine. Umuhungu tubana se aho yibukanze mu mipira yongeyeho kandi ibyo mipira ntabwo mbifana. Burya ngiye nifanira umuziki ahubwo waza ukansanga mu rugo idefu twayisangiraga. Oya nta kibazo rwose ntugire ikibazo. Umusaza ku rupanga aragupanga aragukingurira mufite umukozi. Urasanga wa musaza ariko sawa. Kwirambika mu buriri bw'amahoro bonidakubira ibintu byose kaza kicariya uburiri hari abanzi njya kuno kwigera kwa ariko ari gute ntabwo nabo ubwotsi ngo njye mu buriri bw'umuntu ikizi cyose ni icyaha ajya kwibana ni Kigali ni mu Rwanda ni Burayi nta ninjya numva bitari wese
Ibizinga uyu musheri ndamwigisha ubundi ni umukiro ku isi TETEVIDE umukiro umuzungu umunyaburayi ifaranga noneho umukozi abandi bigwera ndaryama sinkanguka yamukobwa rekazi mwemeze kw'inzu yose ubona bose ubu nta bindi binote birimo ibintu ndamugira we ndanyamugirwe nabyo birambuza gusinzira neza gatotsi kari kamaye pira reka mbikunda ariko namaze kuba bosi maze kuba bosi irana Zamu dore ubundi fungura we fungura biragenda ahubwo bigenda neza ibi bitakwanduza TETEVIDE yabahaye ibiryo TETEVIDE se ko yabangetura TETEVIDE yabutwirije uriya bangegera rwose ni ku bwa Nowa ndaje mbiteho kwa jina TETEVIDE mu buriri bwanjye nta soni byagenze bite usiga afite uburenganzira bugacunza mu cyumba njyewe mabuja yewe data we mwayica mabuja uretse mubwire mabuja mva mubwire ukuntu byagenze uretse sumbwire bose kwirukana nabi ndakwica oya ntubibwire bose nyirukana nta kibazo mabuja ariko ntubibwire bose oya mabuja oya mabuja Zamu icyo kibaye kika ariko ngaho umurongo hajya bagukiriye ni ubu ngubu shira abakiko muri rwose se yiruka yambaye ubusa cyamurabyutse ubu ni ko yambaye ubusa nako yambaye ubusa shira murabyutse uyanje gute yambaye ubusa nawe wambaye ubusa hejuru murabyutse kigaragara inje mvuye mu kazi nije hano mu nzu nyikuramo ishati ngiye gukuramo ngo nsangara ryamye oya ramura sinoge ni gute yambaye ubusa se oya
wambaye ubusa kuki wambaye ubusa wowe wambaye ubusa nawe yambaye ubusa oya pe nukuri kose oya yakubira tabasuye nsanze aryamye nukuri nawe mubyutse hariya tubyutse nukuri kw'Imana pe cyari nukuri ko mwizera ubu uterwa n'iki kuca inyuma ni umukozi kweli umukozi nukuri hakiya mu kweli umukozi wa shiri nyumva pe ndamubwira nukuri nsanze reba hari ari ukubura ibumeze ariko gute nje nakuma nsanze umukozi yambaye ubusa ntibishoboka fasha tuje ko ntabyo yangirije ahasigaye ibindi bimbaze nyuma sinabyo ko sinjewe ntabwo mbyemeye ariko cyo ushaka amafaranga niyo y'ingenzi ibindi bimbaze nyuma okay bite byawe ya turindisha umutekano hano wibwira ko ega bwa nafata igisambu hano kwa turabana twe hano dukorera kuneza amaruru mureba ko dukora itonde y'amafaranga ubundi hagabo yasize he ndena yasize ahangaha gutya oya na kinaya hari urambonera dore nitoshe yasitoroshe ahubwo yatwibye uzi ko gitwaye amafaranga do kirayatwara gikoze zamu kajya koza zamu ntabwo yamucika siko gitwaye amafaranga di Ino kumva urusaku ku gipangu. gira tebuka ariko cyari ntabwo twagenda shyiramo agashati uri gutira ahubwo shyiramo agashati kumwici shyiramo agashati reba umuze kubizi ko tubana ntimubizi ko tubana muri iki gipangu turabana mujya mubona se niba nagize gutya bya bindi nyine bya gisore ni bimwe numvaga ibintu bivuga mu nzu Bimwe numva bya batera induru ariko iyo umuntu asohotse mu nzu ari kwiruka yambaye ubusa hari ikibaye haguruka arahaguruka da urabona ari uko tumenye ikibaye yewe we none bosi mwaretse nk'iki bosi kashobora mwaretse ko nawe ejo byakubaho bosi kashobora kugushyingura ndambwira none ubu ngubu ko wambaye ubusa umuntu w'umugabo yicara hasi nk'igicucu hebera we cyangwa avuye gukora bya bintu ukarutwa nkanje wabyaye babiri nkabitera nabo nicara kwa bosi babanze batubwire igitumye yasohoka yiruka twamujanye se ubundi bikagira inzira nakoreka bagukubita ibirenge babinoze bakwereka yuko igukorera amarere batari nakoze amarorero n'ishyano twebwe ntabwo twe twaje hano tuje gusaba akazi barakaduha rero iyo tugufashe usohoka wirukanga cyane tuba tuzi kuri n'igisambo kandi ntabwo zuba mwambariye ko naryamye mu buriri bwa bosi udakoze agati mu ntoki mva mbikubwira ko njye naryamye mu buriri bwa bosi mu buriri bwa bosi kugira ngo niyemere kuri sheri wanjye kandi sheri wanjye agiye kuza abantu murira meze koko mwamba bari mu kareka nk'igihe kuko nabo bari gushwana mu nzu bamaranye fatwa bari kurwana mu nzu bamaranye mva ariko bareka kwijya nk'ikimuga mwaretse kuneza sheri haguruka we sheri we bite byawe sheri baburetse haguruka bakimuga haguruka sha we ko biti imisego reka mu nzira nabanza ariko se murashaka iki murashaka iki wasotse wirukanga wasanga ari ibintu muzi ko turi ku rwego rumwe hano cyatuza we nawe bya sheri azajya kubibariza iwanyu itonde wakimwera ndakura we ndakuruma akaboko narekure aya mafaranga nayo nahino ese murifata bosi wanyu mukamwambura bigeza ya bosi si inguni ego mana yanje ego bicyama mana umurundi ibi nibyo yarasohokanye yiruka ukwezi kumwe kwanje amezi abiri amezi atatu ego ma yanya nayo mbiri ngiki twagifashe turamutwika icara hasi we hasoni nisi ngoni baburetse iki nicyo cyatumye baduha hasoni rega mana we wakiyirukira ego mana yanje biri biki umva nkubwire nazaze nizibaganya umutwe umva wowe tuza nta gisambo kigira ziba hasoni ambonye umutwe muzeka iyo pasi mwereke zamu niza ku nkoni saa munani birakubitwa ubundi ibintu nk'ibi baba muhane ziba ariko nta n'abuyobozi bw'amaguru urandebera ibyo akoze mujyane tumutwike tugende dore ibyo akoze oya reba nta soni
tugende haguruka nanubwo haguruka ariko cyagumye gukanyura amaso amafaranga ndagafite dore ibyo byawe dore uribye mu cyumba cyanjye uribye mu cyumba cyanjye uribye nasoni amafaranga yakuye hehe